Muraho neza abakunzi ba Rita TV show. Uyu mwanya ndaje ariko buri mwe wese ushobora kugerwaho n'iki kiganiro yinjire na like, share, comment and subscribe. Icyo rero ikinzanye kuri kamera uyu munsi wa none, ni ukuvuga yuko Imana ihora ihoze. Imana ihora ihoze itumye Kazungu afungwa. Imana ihora ihoze. Amaraso y'abana b'Abanyarwanda wicishije, amaraso y'abana b'Abanyarwanda wahoye ubusa, niyo arimo arakugaruka. Noweli wicishije, uraje umuryozwe, uraje umwumve neza muri gereza, wumve neza ese ko nicishije Noweli nungutse iki, mbonye iki, mbembwe iki. Umva buroko sasa, umva buroko. Niyo bagukuramo Kazu, niyo bagukuramo uzongera usubizwemo n'ibindi, uzapfa nk'abandi. Uraje isikote ukoresha amafaranga, ukoresha ngo uruganda rufatanije n'umuyobozi mukuru tudakeneye kuvuga ahangaha kuri televiziyo yacu, ukoresha ngo ufite imbaraga ziruta iz'abandi. Hanyuma se kuzifite uri hehe? Izo mbaraga kuzifite uri hehe? Ndagira ngo nkubaze, iyo mbaraga kuzifite kuki bakujyanye gereza? Kuki wiba rubanda, ukiba imisoro, ukabaka ruswa, witwaje imbaraga ufite? Imana ihora ihoze. Imana ihora ihoze we, Imana ihora ihoze we. N'abatazi kuririmba turaje turirimbe, turaje tukuririmbire. Ngo ntabwo wicishije Noweli, ntabwo wateje imvururu mu miryango, ntabwo wagarutse mu rugo rwa Noweli. None uri hehe? Noweli araje kugeraho, uzamuruka ugenda kwihumuriza kumva yo bamushyinguye. Witwaza izo nganda, inzagwa barazimenaguye, inganda zirahombye, ngo barashaka nguvu jini. None aho uriye muri iyo gereza uri gukurikirana nguvu jini zawe, ni iki bagufungiye? Ariko Imana irakabyara pe. Njyewe numvaga ubwanjye mbaye nk'umuyobozi utari kurara hanze witwaza ngo wicisha abantu, witwaza ngo uwuvuze ngo umuhonda agatwe, witwaza ngo uwuvuze umuteza amabanda agapfa. Ese abo wishe ni bangahe? Njyewe ndi na RIB ntanakujyana gereza cyangwa ngo ucire urubanza rubabarira abantu. Ese ko wishe benshi wowe bakwishe, ubundi hari ikibazo? Bakwishe hari ikibazo? Gusa abana b'Abanyarwanda wishe koko, ubu koko niyo wanapfa cyangwa banakwica wowe, nta n'uzakuririra, nta n'uzakuvuga neza. Gaho mbwira, uwizeye arakugemurira muri iyo gereza? Nizere yuko uwizeye yakugezeho, kubera ko nta kuntu ataba yakugezeho mwarafatanije kwica umugabo we. Koko ese ubu ngubu ibintu tureba n'ibintu twumva murabibona? Mugafata uruganda rurimo amamiliyari n'amamiliyari, mukabasukisha inzoga hasi z'urwagwa rwiza rwa vin, ibyuma yaguze nka miliyari magana ngahe, arabishyira he?
arabona isoko hehe kandi n'ibyo birimo gukora bitagifite isoko. Murabona abantu batagiye gusara abanyarwanda, barasaza ahubwo bararangiye. Warangiza ukatumba inda n'iminwa n'urutwe rudashinga ngo ngewe ngo niba natse ruswa ya miliyoni 3, ni ukuvuga ngo ubujura bwose wakoraga bakuguyemo. Umuntu yazaga aje kugura ibintu bya miliyoni 10, ukamuha ibya miliyoni 7-3 ukazitera iposhi ngo ntazasora, kandi koko ntibamusoresha. Nguri leta da. Leta yafunze yindi se. Uriya mufatanije yabonye yuko nawe azabigenderamo aragutanga se. Yabonye yuko nawe agatwe bazagahonderamo. Erega nta utabasha gukiza amagara ye. Nta muntu utabasha gukiza amagara ye. Kuko n'uwo mufatanije uruganda ntabwo ari perezida wa Repubulika. Ari hasi y'amategeko. Turumvikana? Ari hasi y'amategeko. Icyo gihe buriya yabibaza arabibara aravuga ati sha nkomeje riruka inyuma y'uyu mugabo n'amanyanga arimo arakora, amakamera yose amwiteze, nabigwamo nabi cyane, ahubwo reka mwibanzirize kumushyirayo. Sha mana yo kwa mana nuko ntazi se nkubwire ngo iki. Nayishimiye kuba bagufunze, kandi niyo banagufungura watanga amamiliyoni n'amamiliyari ukavamo, uzapfa nabi. Abana b'Abanyarwanda wisasiye, uhereza imogi ngo bagende bagucururize, barangiza babafata ntunabakurikirane, abana bagatorongera. Kazungu wowe sha misemenya yuko televiziyo ari televiziyo igisohotse umunwa. Buriya baragenda bakakiyungurura neza, bagaperereza, dore ko n'inzego z'iperereza ziba zikora fresh, bakakugwamo. Tubwire, bwira Abanyarwanda unabasaba imbabazi. Ariko ngiye ndi wowe nakwicara nkitereka nkavuga ati rwose Banyarwanda, Banyarwandakazi, ndasaba imbabazi zuko nahemukiye Noel n'umuryango we, bance ikintu cyose bumva bashaka kuko amafaranga y'urayafite. Hanyuma n'abandi nagiye nkorera nabi nabo bambabarire, kubera yuko singewe hari cyangendagaho. Kuko ngiye nkureba mu mwuka ufite abazimu bakurenze, ko ntago waba uri umuntu nyamuntu ngo ukora amahano nkariye, urongora abagore b'abandi, ugurisha imogi, ushimuta inganda z'abandi, umenesha abandi inzoga. Ubu nta mu Rwanda ntawe ukinywa urwagwa, ntawe ukinywa ubushera, ntawe ukinywa akagage, ngo nukunywa nguvu jini zumisha ibihaha, zikarwaza kansa, zikakuramo impyiko, zikagera gute. Ubu nta rubyiruko ngira ngo ruzima rukiba no mu Rwanda. Umuntu wese usanga ngo yize kunywa inzoga yiteretse nguvu jini yabaye nguvu jini. Nta kagwa keza koroshye, nta bantu bakiganira ku nzoga z'ahambere, ku nzoga z'abatubanjirije. Ziriya niyo wanywa amacupa 10 cyangwa intuza babyita ngo iki, ubucuma ni iki bo bashyiramo inzago. Niyo wanywa ubucuma 6 cyangwa 20 ntiwasinda. Bundi akagwa ka kera bakitaga mu cyura buhoro. Ariko wowe urasamye, urimo urica Abanyarwanda, urabica mu mwuka ukabica mu mubiri, ukagenda ukagambanira inganda z'abandi bantu nabo bakuze bashaka kwiteza imbere, kandi noneho ibintu byabo bifite reba birabikebe n'ukuri kumara byari byiza. Mana yanjye
ubu nyirabyo ariho aratekereza iki? Nyirabyo yari afite abana abikuramo school fees, kandi mu Rwanda zariyongereye, akuramo school fees abana bakiga, umugore akarya, umuryango ukabaho, akiteza imbere. Ubu ejo naza kukwiba wowe nguje uvujini, wowe Kazungu naza ko uryamye muri gereza akabomora ikizu cyawe, bazamufungira ubujura? Bazamufungira ubujura? Njye nta bujura namufungira, kuko mumukuye ku kazi, umwana akeneye kwiga, umugore akeneye kurya, kwambara, kuvuzwa, ibintu byose yatayeho umwanya we, ubuzima bwe bwose mubisenye mu munota umwe. Haryo umuntu azakora iki? Nadakora ikintu nyine cyo kwiyahura, nawe azica nkawe Kazu, azica nkawe, azabangamira abandi kugira ngo nawe abeho. None yakora ikizi? Yarabonabonye kuva ku myaka 10 cyangwa 20 ageze kuri 40 na 50 mu bisenye mu munota umwe. Hehe, azakora iki wowe? Uragaramye ugeretse akaguru ku kandi, uri muri ngo Virginia yabaye ngo Virginia Kigali umusoro, umugabo wese ufite amafaranga yiteretse ngo Virginia. Uri hehe? Urimo urazinywa? Urimo urazinywa? Banza ushyire ubwenge ku gihe, ubushyire ku gihe, utekereza aba wababaje, ubanze nawe ubabare, bagukande ku buryo uzavamo njye niyo banakwica se kuvamo uzongera ubabaza abandi. Wowe se kuri igikoko, kuri igikoko. Abaturage birirwa bavuza induru, Kazungu yabaye Kazungu. Ariko reka bakwice sha, iyaba bakwicaga. Reka mbabwire Banyarwanda, Banyarwandakazi, ubundi ngende nkamwe, ntago nagatumye umuntu ukora amahano nk'ari yariwe Kazungu. Ashobora kuba muri rubanda nyamwinshi, ashobora kuba mu bantu bazima, ashobora kuba mu bantu bafite ibitekerezo. Gute yaba mu bantu bafite ibitekerezo yica? Nababwiye ngo yica mu mwuka no mu mubiri. Mu mwuka se azakuvazanira ngo Virginia wumve ko uzaba muzima. Abantu barasaze, urubyiruko rwarasaze mu Rwanda, abasaza barapayutse kubera ngo Virginia ntawe ukinywa urwago. Bimeze bite? Uharya ngo n'uzajya akengera mu rugo kwaje kwa kundi bakengeraga imbere nta muntu bizi, nawe ngo nibabimenya bazamufunga. Ngaho nyumvira, amasaka yakoresheje naye, imineke yakoresheje niye, amazi yakoresheje niba ari n'abana yashyiramo nayiwe yivomeye yishyurira. Ese umuntu wafunga umuntu mufungira ariko yikoreye umutobe wo kunywa? Gusa si akarengane? Nta karengane, nuko mutakareba, ahubwo wagira ngo mwararuzwe. Si baje bagafunga ngo Virginia, bahite bafata n'abo bafatanije bose, kuva kuri abo bayobozi bakuru bari kumwe nabo bababaze, gute ufatanya n'umwicanyi, gute ufatanya n'umujura, gute ufatanya n'umugambanyi w'igihugu Kazungu, gute ufatanya n'umugambanyi w'igihugu. Kazungu yifata agahamagara ngo ibigarasha ngo ibiki n'ibiki, abitera ubwoba. Wowe uratera ubwoba nde? Wowe uratera ubwoba nde? Uratekereza ukabona wowe kuba umuntu yakwica byamusaba iki?
ko wigize kabamba ukigira kabamba niba ufite ubwenge iyaba bakurekura ukavuga ngo wenda utorokeye nk'ahantu hakeya gutyo muri ibi bihugu twegeranye ngo urebe ngo zirakurya kubera kutamenya ubumuntu bwa kubera kutimenya kubaho n'ukubana kubaho n'ukugira neza kubaho ni iyaba wari ubizi ko kubaho ari ukubana izi saa nta nubwo buri muri gereza ubusa umugore niyo watuma wica abantu niwo watuma wica Noel nta mugore wari ufite se nta nubwo ari kubana n'abandi wihingiye wisaruriye hirya kanarangiye ku buryo ugiye kwica umugabo w'abandi ni ikikwereka yuko uzapfa nabi niyo amaraso burereka mbabwire bakunzi bari TV show amaraso ni mabi wicuze ngo urishe ibyawe urabirangije wikuyeho imikoshi ariko buriya amaraso aragukurikirana akagukurikirana kugera ku mwana wawe kugera ku buvivi bwawe akagukurikirana kuzarinda yewe mpaka niyo mpamvu bavuga ngo ntimugahemuke ntugahemukire umuntu utazi ntugapfe guhemuka kuko niyo yaba ari umukene ntabwo uzaho ejo uzamusanga hakubundi reka nibaze ko kera habagaho abantu bazima abantu ngo bafite intekerezo nzima abantu bafite ubwenge abantu basobanutse ko banywaga izo nzagwa babaga iki babaga iki ko banywaga ubwo bushera babaga iki mubwiza ukuri kugeza aho mwicara mukumva yuko mukwiye gukuraho icyo kunywa cyo hambere tuzanywa ikizi nguvu jini utayinywa zanywa iki hanyuma ikindi nshaka kuvugaho ngo pati iyo ariyo yose ugiye kugabura abantu barenga bari hejuru y'10 bisaba kugana muri resitora zabugenewe muri resitora z'imirenge ukazishyura zikakugaburira abo bantu niba se wifitiye kawunga n'ibishyimbo cyangwa na dodo uzajya kwishyura amafaranga udafite ngo ni pate abantu baba barabimenyereye wenda ko witekera ibyo bijumba uzajya kuvuga ngo mu nkora ifiriti z'amafaranga utabona nta kazi karabuze nta mafaranga uzajya kwishyura udafite ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye cyane abayobozi rwose mutubere maso mureba aho biva bikagana abo bantu bashaka ayo masoko bafite inyungu zabo ariko abaturage barakandamijwe kuko abantu nibareshya abantu ntabwo bareshya mu mifuka niba ngewe nshoboye kwishyura abantu abo bantu 10 nkagura ifiriti nkagura inyama nkagira gute hari undi udafite uko ameze kandi azagira abashyitsi shaka kuvuga ati nabasongera ubugari nkabaha utudagara cyangwa akanyama kamwe ntago azajya gutuma ayo manyama ya resitora ngo azabivemo n'iyo miceri n'amakaroni nibizavamo ntago ayo mafaranga bayabona abaturage umuturage arataka ati ngiye nari narabuze 3 bya mituweli none barimo baransaba 20,20 nzabikura he uraba utabifite ngo baragufunga niba mfunga se iyo mituweli izaboneka batureke dukore dupagase wende 20 bizagera ariko se umuntu wari warabuze 3 20 azatanga koko nayo kuyishyura byabaga ari intambara habaribu n'abayobozi rwose muhaguruke murebe ikibazo ko kimeze murebe neza abakene mufite niba ngombwa niba Yoseve yaye 20 mwara yakizeho
mushyiraho n'uburyo bwo kwishyurira abakene batabishoboye. Umuntu niba agiye gukora umubyizi we agahembwa 2,000 cyangwa 2,500, ari gutaha agahahira umwana akamugurira agasiripa, akamugurira agakaramu ngo azajye ku ishuri, ntago azabona uko asevinga, cyangwa ngo yishyure n'akazi atuyemo, ntago azabona icyo asevingira ibyo 20,000, kuko ibyo 2,500 yaba akorera ku munsi yabirya akabyaranjamo abana, ugasanga nta n'ijana asigaranye. Hanyuma so bazajya gufungwa, abo bana bazarirwa nande? Na leta. Herega ni mukanguke. Ubu azajya kubwira leta ngo ni munyishyurire. Murebe uburyo mugabanyiriza abaturage za mituweli, murebe uburyo nyine amushyireho inzego zijye zigenda zibiverifiye, zimenye abaturage zifite, zimenye uburyo babayeho, zimenye nuko bizikavaringa. Naho Kazungu we uzapfa nabi, niyo banagufungura amaraso azakuzungaho, kuzarinda upfa. Wahemukiye abantu benshi, wishe abantu benshi, wowe n'abayobozi mufatanije, ariko iri ni iherezo ryawe. Buretse uzareba n'aba bandi bagushyigikiye bo hejuru baraje bakurikiranwe kandi neza cyane. Murakoze bakunzi ba Rita TV Show.